muraboneza nanone bakunzi ba L55 TV show. Twongeye tugarutse kubagezaho akandi gace k'inkuru ya mama. Hari haciyemo igihe turi gukora story yitwa inkuru y'urukundo rwa Rose na Maka. Aka kanya rero turagarutse tugiye kujya tubanyurizaho umunsi umwe tubashyiriraho inkuru ya mama, undi munsi tubashyiriraho indi story mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugende tubikomezanya byose, aho kugira ngo tujye tugera hamwe duhagarare imwe tube tuyiretse tuzongere gutyo tubanze dusoze imwe ejo tugaruke dukora indi. Oya, tujye kujya tubashyiriraho imwe no munsi ejo indi gutyo. Ku nkuru ya mama rero twari twasoreje aho wa muhungu wa mundi bari babyirukanye mu gihugu ari Sudi yari yageze mu ndege, noneho hakaza kubamo ikibazo mu ndege. Mu kugira ikibazo mu ndege rero yaje kwisanga ari gufasha abantu, ariko mu kujya gufasha abantu yiwe umuforowera asigaranye umwe mu bamukurikiraga. Murabyibuka ko yari yagize ikibazo cy'uko yari yapostinze inkuru iri kwamama, iri kugaragaza nyine iri gusebya umukobwa, iri gusebya igitsina gore muri rusange. Aricyo kintu cyari cyatumye bamwirukana. Ntabwo tuzi ngo yari yabitewe n'iki, ntabwo tuzi ngo byari byagenze gute. Twebwe icyo tuzi nuko nyine bari bamwirukanye mu gihugu, ntabwo tuzi inkuru yose ukuntu byari byagenze. Ubwo rero bamwirukanye mu gihugu, abantu bose banamushiraho. Noneho mu kumushiraho hasigara umuntu umwe ari uri kumuflowinga nyine muri cya gihugu nyine bari bamwirukanyemo. Ubwo mu kuba ari wa muhungu umwe wari uri kumuflowinga, we muri cya gihe cyo cy'indege nyine ibaye crashed nyine igize ikibazo, kwa kundi nyine bari mu kavuyo. Sinzi ukuntu yakanze kuri live nyine kwa kundi indege iri kugenda yizunguza kubera yari afite phone mu ntoki. Sinzi ukuntu yabaye nk'ufungura nyine nkukuramo ya plane nyine, arangije ashyiramo ahita ajya live kuri Instagram, ariko nawe atabishakaga, atazi ngo bivuye he, atazi ngo bigenze gute. Ku kibuga cy'indege nanone aho bavuye abantu bari bashinzwe gukontrola indege bari hasi ku kibuga. Indege bayibuze, bashakishije ahantu hose, hari akavuyo kenshi cyane gashoboka. Mwari kugenda akavuga ati basi hari sinyare uri kubona, undi akagaruka ati bimeze bite, undi akagaruka. Bahamagaye mu nzego zo hejuru zishinzwe ibintu bijyanye n'indege, haba ari mu butegetsi bw'igihugu, haba ari hehe. Bari kubabwira ati indege twayibuze, ntabwo tuzi ngo bigenze bite, twari tuyifite aka kanya ariko nyine duhise tuyibura ku murongo, ntabwo tuzi ukuntu bigenze, nta nubwo tuzi ikintu kibaye. Nyine bashakishije ahantu hashoboka hose, bari kwitabaza abandi bantu bose bashoboka ngo barebe ko hari icyo babona, ariko wapi. Baragenda baravuga ati hari umuntu tuzi ushobora kudufashamo, uzi ibintu bijyanye n'amate, uzi ibintu bya calculation, ashobora kuba yavuga ati wenda yagenekereza akavuga ati ubwo buriya ahangaha byibura igeze ahangaha bitewe n'umuvuduko iri kugenderaho, bitewe n'iminota ishize wenda ibuze yari igeze ahangaha, dushobora kuba twabariza ahangaha, reka tumuhamagare nawe azagira icyo adufasha. Bakivuga gutyo general yahise avuga ati mugire vuba, muri gutinda. Ubwo uwo mugabo baramwitabaje, bajya kumuzana, buri kumva ni convoy yihuta cyane, bajya kumuzana, baramubwira ati indege tuyibuze igeze kuri degrees izi nizi. Ubwo tuyibuze rero nta kindi kintu twe dufite twakora, twagerageje, twashakishije ahantu hose twahebye. Aravuga ati reka nze ndebe. Arareba aravuga ati byanga binoga kuba iyi ndege ibuze aka kanya, birashoboka ko wenda yabikomeje kujya hejuru, birashoboka ko yaba yakrashinze, ariko yaba yanakrashinze twaba twabyumvishe byanga binoga. Nta kuntu yaba yakrashinze, aho yagwa hose, yagwa muri Afrika, yagwa muri Europe, yagwa Amerika, yagwa kuri Oceania, yagwa kuri Asia nyine, aho yaba yaguye hose hari agasinyare twaba twabonye, kuko ntabwo twabura kubyumva no mu makuru, nta nubwo twabura no kubyumva nyine. Ahubwo ikigaragara cyo nuko ifite ahandi hantu yaburiye, cyane cyane wenda mu kirere nyine, wenda ikaba ikiri mu kirere. Birashoboka ko rero yaba yabuze abantu bakaba bakiriho, cyangwa se bakaba banapfuye bikaba byanarangiye. Ati gusa ngiye kugerageza uko nshoboye, mu byo nshoboye ndebe ko hari icyo nakora, ariko ntago mbyizeye kuko igihe gishize muri kumbwira icyo gihe gishize indege ahantu yaba yagiye
uko byagenda kose nkurikije umuvuduko indege yaba iriho yaba yagiye kure, kimwe nuko yaba yagiye mu isanzure ikaba iri gutembera gutyo nyine n'ahantu ifite ijya, tukaba turi no kwishakira kure ariko nanone itigeze irengana hafi y'aho ngaho yari iri. Kumbi nyine aho uko bimeze indege yanagiye, ahubwo iri no kujya ahantu, iracyari ahantu hagaragara nyine uko twe turi kuyibona, iracyari ahantu hagaragara, gusa twe uko turi kubibona ntago tubizi nyine niba wenda yagiye aho ngaho mu isanzure, ntago tubizi niba iri hehe. Twe icyo tubona nuko indege nyine abayirimo bataye umutwe, ibintu byanze, connection zanze, guhamagara byanze, ariko ikintu kigaragara cyo nuko tubona ko ishobora kuba ikiri ku isi nyine. Twe uko tubibona ko turahabona hasi yayo turahabona amazu ibiki, birashoboka ko ariko akundi wenda yabuze sinyara ariko ikaba ikiri mu gihugu wenda runaka, yabuze control ariko ikaba iri ku isi nyine wenda iri ku mugabane runaka. Ubwo rero muri icyo gihe bataye umutwe, babuze bagerageje byanze, kwa kundi nyine ari Sudi yagiye muri ya ndege ajagaraye nyine, kwa kundi we yafashe phone nyine, kwa kundi indege yagize shock nyine, wagiye afite phone akaba agiye live atabizi. Ubwo hari umuntu wari ukimuflowinze nyine, wese ukuntu yaragiye guflowing nyine, kwa gukora ni flow, agiye kubona umuntu ari live nyine, ari live, aravuga ati se umugabo nta n'isoni agira, ubona n'ubwo aracyakeneye kujya live, aracyakeneye gukora ibiki, kuba mwirukanye muri kino gihugu, ubu arashaka iki? Ariko usaka kanya sibwa akaba ari mu ndege ari kugenda, ubundi ubategereje kutubwira iki? Ariko yagiye kubona akajya abona ibintu umuntu ari mwari kuva hano agwa hirya undi agwa hino, aravuga se uno mugabo noneho ibintu ari gukora ni ibiki? Ibi bintu bivuye hehe, bimeze bite? Ariko mu gihe ari kuvuga gutyo we nyine hirya nyine hari abandi bantu nyine nabo barabyumva nyine, byaciye mu makuru ko indege yabuze. Uri kumva ni skendo yabuze, nawe ibaze ahantu, ayibaze nawe mu gihugu urimo, wenda cyane cyane wenda nko mu Rwanda hagize nk'ikibazo kiba ku ndege runaka itwaye abantu runaka iri kuva mu gihugu cyawe, nyine ni ibintu bita bimenyekana nyine, bakavuga ati indege bimeze gutya na gutya irabuze, byanze bikunze, ni ibintu bica ku mateleviziyo, ni ibintu bigira gute, kugira ngo byibura abafitemo imiryango nihagira uza guhamagarwa, nihagira uza kuvugwa ngo wenda birashoboka ko ushobora ko wenda indege yabuze connection, ariko nta wamenya nyine, hari umuntu wenda ushobora kuba uri muri ya ndege akaba afite connection, akaza guhamagara umwe mu muryango wabo akababwira ati wenda bimeze gutya na gutya, ise turi hano, ise byagenze gutya. Ni muri urwo rwego nyine abantu nyine nk'igihugu nyine bahise bafata umwanzuro, bavuga ati reka tubimenyeshe, tubicishe kuri televiziyo, umuntu waba wari ufite indege irimo umuntu waba wari ufite umugenzi uri muri iyo ndege azi kugira ikintu atubwira, azi kuba yatujyakara atubwira ko wenda hari uwaba wamuhamagaye avuga ati wenda bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya. Uwo mugabo rero nawe rero wari uri kuri iyo live yaratekereje, avuga ati ariko aba bantu, uyu muntu ko yari ari mu ndege, kandi iyo ndege akaba ariyo bavuze nyine yafite ikibazo aho si byaba ari byo, si yaba ari ibingibi biri kuba ewana. Ubwo sasa umugabo yaratekereje, avuga ati byanga binoga, nuko nguko ibintu bimeze, nuko nguko ibintu biri kuba nyine, byanga binoga. Bahita avuga ati noneho sasa ngiye ubwo ngubwo ikintu ngiye gukora ewana, ngiye gushaka uburyo atari ko sendabariza hehe, ndahamagara hehe, agerageza guhamagara mu nimero batanze ko umuntu yahamagaraho, ni mu kavuyo nyine, abantu bari muri stress, reka darahamagara bagakopara, ahamagara reka da ahamagara, akavuga ati nyine baratangira, akavuga ati ndi mu cyaro cyahe wapi, gutyo nyine rukumva call center nyine haba hari imiryango iri guhamagara ati se abantu bacu indege yitwaye abantu bacu ntimurayibona, abandi iti umuntu wanjye niyitwa kanaka ntabwo araza, gutyo nyine uri kumva kuri call center ibintu biri gucicikana nyine, buri mwanya ari guhamagara, phone ikavaho, ubundi bakamuga line busy, ubundi banamufata we yatangira kuvuga ati ndaha naha nyine. Ntago nawe uri kuri call center uri gufata izo telefone, ntago wamenya ngo uyu muntu agiye guhamagara atubwira iki. Umuntu agiye hamagara akatubwira ngo ndaha naha, ushobora kumva ko nyine atari byo bikenewe, icyo biteze ni uko umuntu yahamagara avuga ati wenda n'uyu muntu runaka arampamagaye, ahubwo nyine
ikiri kuba nuko abantu benshi bari guhamagara bavuga ngo abantu bacu bari muri iriya ndege, nyine n'umuntu uri kuri call center byamucanze, nyine umuntu uri kwitaba amafone byamucanze, yabuze icyo akora n'icyo areka. Rero n'uwo mugabo ari guhamagara bikanga kubera umurongo uri guhurirwaho n'abantu benshi, ubundi banamufata yatangira kuvuga ati ndaha naha nitwakana kabagahita bamukupa, kuko nyine ntago bazi ikintu nyine ashaka kubabwira. Umugabo yaravuze ati rero byanga binoga, ngiye ngomba kugera kuri iriya call center, ngomba kugera hari ahantu hari ku kibuga cy'indege, nkababwira ko nyine hari ukuntu dufite wenda twabona abo bantu. Ubwo nyine yashatse ukuntu atega, ariko gutega nabyo biragoranye. Ageze mu nzira ahura na butiyaje, avamo arirukanka, kuko byanga binoga uwo muntu niwe mucunguzi, byibura niwe muntu uri kubasha kureba ibintu ukuntu biri kuba mu ndege, niwe uri kubasha kubona nyine ikijya mbere. Nyine abandi bose ntago babizi, nyine urukumva nta nubwo wenda biteze ko n'uwo muhungu wenda yaba yari yanagiye live, ibyo ntago babyiteze. Ikintu biteze ni ukuvuga ngo indege turayibona gute, kandi nta buryo bari bafite bari buyibone. Umuntu wagatabaye wakavuze ati indege ni gutya na gutya, murayibonera gutya na gutya, yari ari guhamagara kuri call center, nawe reka da ntibamufate, ntibamwumve, kandi nabo ntibabarenganya, kuko nabo ntibazi ngo umuntu arahamagara ari uwe. Buri kumva hari abantu bari guhamagara, niba indege yenda irimo abantu ijana, ibaza abo bantu ijana imiryango yabo yose, ugashyiraho abana, ugashyiraho ababyeyi babo, ugashyiraho abagore babo, abandi abagabo babo, bose bari guhamagara ku kanya bavuga ati indege ntimurayibona, abantu bacu bimeze gutya na gutya. Uwo muntu umwe rero kugira ngo azajye guhamagara bamufatishe bumve ko uwo nguwo ari we wabasha kubatabara ni ikibazo. We rero yigiriye inama, aravuga ati byanga binoga ngomba kugera kuri iriya station y'indege, akaba ari nyembagezaho amakuru. W'ikintu yakoze rero, yagerageje kugenda abwira umuntu, we yahise ashaka ukuntu ajya live ya Instagram. Aravuga ati bantu banjye muri kunyumva, nubwo muri bakeya ndabizi, ndashaka mumfashe ndebe ukuntu nagera ku kibuga cy'indege, kuko njye mfite igisubizo cy'ikibazo bari gushaka. Ninjye muntu watabara aka kanya, mfite uburyo nabikoramo. Abantu rero baravuga ati se uyu muntu bimeze bite, tumushaka uburyo tumutegera, dushaka uburyo tumuha inkunga, turebe ko yagera ku kibuga cy'indege. Ewana ushoboye akamutiza iki, ushoboye akagira gutya, ushoboye akamutwara. Ariko uri kumva mu bihugu byo hanze nyine haba hari ambutiyaje, haba hari iki nyine, kugira ngo agereyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ushoboye kumuheka aramuheka, ushoboye kumutwara gutya aramutwara. Sinzi ukuntu nyine muri abo bantu baje kubyumva, ewana ku kibuga cy'indege bahita bavuga ati mushaka ukuntu iriya mihanda yose muyihagarika, uwo muntu mumushaka ukuntu mumuzana. Uwo muntu nyine ni umugabo uri aho ngaho uciriritse, uri aho nyine, we n'ibintu ari kuvuga ntabwo wapfa no kubyemera, kuko ni umuntu nyine wari usanzwe wikoreraga mu ifamu. Ntabwo bari kubyumva, kuvuga umuntu ukora mu ifamu ubundi yadufasha ati. Nyine ku kibuga cy'indege bari bavuze ati uwo muntu mushaka ukuntu mumutegera mugire gutya, ariko baravuga ati se uriya muntu nta kintu yadufasha, uriya muntu ni uwo kuturira umwanya, nta kintu kinini yadufasha. Noneho barareba baravuga ati nimumwihorere, uwo nguwo ni ukudutesha umutwe, nta kintu yadufasha kirenze. Bari bafashe umwanzuro wo kuba bakorohereza komva ikajya kumutora, ariko baravuga ati uno muntu ni uwo kudutesha umutwe, nta kintu yadufasha. Bamuca amazi nyine baramwihorera, bavuga ati uyu nguyu nta kintu yadufasha uko byagenda kose. Ubwo mu kumwihorera rero yarakomeje, warahatiriza, arakomeza arirukanka, bamugize umusazi. Bari kuvuga ati nta kintu yadufasha. Nawe akavuga ati rero bantu muri kunyumva muri live, ngiye hari ikintu mfite kuri iriya ndege, hari ikintu mfite kigaragaza iriya ndege yabiri, mwareka mukamfasha, nkashaka uburyo nagerayo, nkashaka uburyo nyine natanga ubufasha bwanjye, nyine nanjye iyo ndege ikaba yaboneka. Ariko nyine abantu bari hafi aho ngaho ntabwo bari kubyumva. Ariko wa mugabo nyine batumije, wa wundi uzi ibintu bijyanye n'indege, aravuga ati nyamara njyewe ndi kumva tutapfa gutererana uwo muntu, tutapfa kuvuga ngo
tumuca amazi nyine, ahubwo twamureka akaza akagaragaza icyo afite, akagaragaza icyo ashoboye nyine, tukamuha umwanya nawe, kuko hano nta kindi gisubizo. Ndetse turanga kumwumva niba ari we muntu wenyine mu bantu batuye iki gihugu uri kuvuga ngo hari ukuntu afite, hari amakuru afite ajyanye n'iyo ndege, twe tukaba twicaye hano tukaba twabuze icyo dukora, tukaba twabuze epfo na ruguru. Why not tutamuha amahirwe? Kuki tutamuha amahirwe ngo aza tugaragarize icyo ashoboye? Ahita abwira General Warura, aravuga ati uyu muntu mushaka uburyo ahubwo mumuzana, mushaka uburyo mumugeza hano vuba na vuba byihuse. General yise avuga ati noneho hano turi buni ku kibuga cy'indege, mushake akadege gatoya, mushaka uburyo mugenda muhita mumuzana. Aravuga ati abantu bari kuri live bari gukoresha live mu mutubarize ahantu ari, mumubwira ahagarara ahantu hamwe. Ewan umusaza wari wisaziye, ewan bamwoherereje indege igiye kumutwara. Ibaze ibyo bintu nawe, ibaze noneho iminyenga agiye kuzarya, ibaze noneho ahantu kuba ari live, kuba yaratarani flowinga wa mu alisudi wacu, ibaza ahantu bigiye kumuvana naho bigiye kumugeza. Niwe ugisa naho agiye gutabara, niwe bishingikirijeho, niwe ugiye kubaha ahantu bakura amakuru. Ku rundi ruhande tugaruka kuri wa mukobwa wacu Jane aracyari kwa muganga. Yabonye yumvishe Nsabi nyine, acyumva ijwi ryiwe, ahita yongera asubira muri koma, ahita yongera arahamuka ati nguyu niwe nta wundi niwe. Baravuga ati bimeze bite mama Nsabi? Baravuga ati ese Nsabi uyu mukobwa hari ahantu muziranye? Nsabi aravuga ati gusa mama ngiye umukobwa naba nziranye nawe, none se ko kari kuvuga ngo ni wowe, bimeze bite? Aravuga ati mama ko narindi kumwe nawe ijoro ryose ko twarimaze turi kumwe mu rugo, twari dutegereje umuvandimwe, hari ahandi hantu nigeze njya koko? Ntago mbizi ibintu ari kuvuga. Mu gihe bari kuvuga ati Jane sobanura ibintu neza, bimeze bite, byagenze gute? Jane we byaranze, umwuka urabura, ahita yongera, ahita gw'igihumure, ahita asubira muri koma. Ngo mama wa Jane nako mama wa Nsabi ahita ahamagara abaganga, aravuga ati muze mubanguke murebe ikintu n'umukobwa wacu abaye, murebe ikintu ikiri kujya mbere nyine kuri uno mukobwa. Ubwo ngubwo abaganga bahise baza baravuga ati Jane abaye iki, bigenze bite? Natwe ntago tuzi ikintu Jane, ntago tuzi kibaye, nta nubwo tuzi ahantu Jane yabahuriye na Nsabi. Ese Nsabi yaba ari wamufashe ku ngufu? Ese byaba byaragenze gute? Ntakundi amatsiko usigaranye yarasira uretse gukurikirana kandi gace k'inkuru ya mama. Ese mama byaje kugenda bite? Ese mama yaje kumbyara bigenze gute? Ntakunda amatsiko usigaranye rero yazashira uretse gukurikirana kandi gace k'inkuru turi kubagezaho, inkuru ya mama, inkuru nziza cyane. Murakoze naho utaha.